ariko ushatse kuvanga amadini ibyiza byayo bibi byayo ubundi amadini idini icyo rimaze wa mugani wawe uvuga uti habaye ngo bakabura idini no kwigunga kubura idini no kwigunga iyo abantu abagiye hamwe Imana irabasanga amadini kinafasha iyo wihebye ukegera n'abandi bantu baraguhumuriza muraganira murayaga bakwereka ibyiza biri imbere ariko iyo byatangiye kuzamo kwiba gusahuranwa kwica gutuma abantu bapfa icyo gihe ntabwo ari byo numva rero nta kibazo cyakabaye kibaho kwa amadini basaba ibyuzuye no kuba yakontororwa ikindi kwa amadini yasoreshwa akagira inyungu zibyara kuko ujya kubona ukabona nk'umuntu yarakennye cyari kiriho agahita akora business y'ishuri akaza gukodesha inzu yawe agasiga yangishije agasiga akuyemo urusengero rwe akuyemo ikibanza cye ariko agasiga asenye ingo z'abantu urugero ntabwo mvuze ngo wajya ku umupfumu akakuragurira akakubwira ati urabizi nabonye mushiki wawe yakuroze nabonye yakugiriye ishyari nzanira inka nzanira iki sindamye ngo harimo abantu abukuri gusa icyo wasanze uracyemera kuko utaremye ariko niba nkubwire ngo ugiye kureba abapfumu bari muri uru Rwanda ntabwo urugero hari nk'akarere ari buvuge n'umuntu ari buvuge ushaka kugenda ukinjira mu kagari ugasanga harimo abapfumu 10 burya ntihanwa n'agahinda igihe uhuye n'ikibazo ugabana n'ikiganiriza bagukorera counseling bagukora deliverance counseling kuko rero yarubabaye ihangana ibingi bikubaho ntabwo ari impanuka Imana yimenye kuva kera ijya kukurema ariko ujye kuvuga ngo ngiye ndaje niyo sambe yawe nkukureho umubabaro kandi umubabaro ngiye nawe agahinda nahuye nawe n'urugero n'imfubyi ya jenoside bamwiciye ababyeyi bamwiciye bamusahuye bamutwara ibintu byose arikira kwigunga aratinya kujya kureba isambu yabo ntahagera ukakamubwira uti ibyo byose bikuriho ni karande uramutse utanze cya gihande kimwe gito wasigaranye tugashyira mu rusengero ujya wakira ese uwo muntu wamukijije ubwo uwo ubonetse abantu babayeho nta dini reka bakabyeyi by'idini bakabaho gutyo gusa cyane uvuge kuri yambere y'u Rwanda kuko ubwo u Rwanda twaba nta dini kuko n'ubundi ibyo byatubiri tugejemo ntabwo ari bizima ntabwo dukora ibintu bizima idini rikavaho twe tukiberaho ibindi nta gusenga ubona uti cyaba ari ikibazo cyaba ari ikibazo twagize ibibazo aba ari ikibazo navuze ko idini itorero aho abantu bahurira nko gucima kw'ingwate imyidagaduro aramutse uciye imyidagaduro se ukabuza abantu kwishima kunezerwa erega aho muri babiri abishyizamo nta kibananira ntabwo mwese rero turamutse tubaho nta dufite ni ukuvuga ngo twaba tuba nta muryango dufite hano mu Rwanda ifite 70% y'abanyarwanda ubwo se noneho nka leta iramutse idakontorera Kiliziya Gatolika hagiye umuntu yinjirira akayicishamo imiyoboro itari myiza ese ubwo waba wizeye ko icyo kintu ukizerana ku ijana rero hari imyizerere leta ifite amategeko yayo yigisha ishaka guha abiyobora abagenerwabikorwa bayo aribo abaturage simbuze igihugu kimwe runaka ntabwo nk'urugero nka Kongo Kiliziya Gatolika ihora ihanganye na leta ifata ibyemezo leta ikora ifata ibyemezo abana bafata ibindi byemezo bakabivuguruza bakojeje imyigaragambyo abantu basanze mu Kiliziya batemanye abantu bakoze ibindi so ni ngombwa yuko idini cyangwa se itorero ni ubutegetsi mu Burundi ni ngombwa yuko leta iba igomba gukontorora buri gikorwa cyayo cyo cyose kuko leta iramutse irangaye idini rishobora kurangiza leta niyo mpamvu leta igomba kuba vigilance igomba kugira ibyemezo ifata iramutse ko ari igihe bibangamiye abaturage bayo tutenya kamwe ubundi kuvuga idini bakabona turamutse tubayeho nta muryango dufite twebwe tureba idini nk'umuryango twakorera idini as a weapon nk'igikoresho runaka umuntu akora apinagaza undi reka turebe ubundi bwese ko bumaze iminsi bubaho byinshi ibintu byinshi bigenda mu matorero cyangwa no mu madini
reka turebe ifite akamaro ibidafite akamaro tubijugunye no mu buzima busanzwe ntabyera ngo de ariko hariho n'ibyiza ntabwo uhaye urugero hari ibyo nka Kiliziya Gatolika yangishije hari n'ibyo yanakijije hari abantu babashije kwiga babikesha Katolika hari abantu babashije kwiga bikesha Islam hari abantu babashije kwiga bikesha abaprotesta hari abantu babashije kwiga bikesha ADPR ahubwo ikibazo ubwo busigamatasiyo ubwo buce bwagiye buvuka niba ngewe n'umugabo mu rugo ukaba uri umugore mu rugo ugashinga kawe ahubwo ukajya guhanura ibiteye ubwoba ibiteye abantu ibibazo numva twakabaye duhitamo ibituganisha heza tukareka ibiti bigana ahantu habi tukaguma kuri wa muco gakondo nyarwanda na kirazira tukareba ubumuntu iyanyu twongeye kubaha ikaze kandi nanone kuri TV yacu muri ino minsi turimo hashize iminsi hafunzwe amadini n'amatorero bitujuje ibisabwa byakurikiwe n'urutonde rw'amadini yemewe n'atemewe mu Rwanda nubwo amadini n'amatorero afatwa nk'ashyira abantu ku murongo ariko hari benshi bemeza ko amadini n'amatorero ari ikibazo muri sosiyete tuguhaye ikaze murakoze cyane watangiye bibwira abadukurikiye nitwa Ruhumuriza Richard ubusanzwe urasenga tutari kwinjira mu bintu mwe muri abatirwe Richard ushobora kubatizwa n'ababyeyi abenshi babatizwaga ari batoya narabatijwe ndi mu protesta ndi umwanglikani ntubogame tugiye kuvugira abantu benshi cyane yego hari umwanzuro umaze gufatwa mu minsi mike ishize wo gufunga insengero tubwiye ko usenga we muri rusange umwanzuro wawufashe gute tutishimye mu magambo ntabwo baciye insengero ahubwo baciye insengero zitujuje ibyangombwa icyo ni icya mbere si nacyo cya mbere icyemezo ubuyobozi bwaba bufashe kuko hari ibindi byemezo byagiye bifatwa ariko bikavugaho byinshi ariko bikaza gutanga umusaruro urugero naguha hari za kaminuza zitari zujuje ibisabwa zarahagaritswe izindi zirakomeza navuga inzu za nyakatsi zavuyeho hajyaho bubakira abantu ariko byitangira bagisenya inzu za nyakatsi byabaye ikibazo abantu babivugaho kwishi abantu mwavukiye muraha mu byatsi none mu bwirasi burajwe ariko ngo biragaragara yuko u Rwanda rufite aho rugeze abanyarwanda bavuye muri nyakatsi si cyo cyonyine u Rwanda rwaciye kutambara inkweto abantu kera babaga bagenesha ibirenge n'ibiki byakunze kwambara inkweto bifite aho bigeze bakibica abakecuru bazitwaraga ntabwo kuba harafunzwe insengero zitujuje bimwe na bimwe ntabwo navuze ko u Rwanda rwaciye amatorero ngo mvuge ngo byacitse ahubwo nabibonyemo yuko hari iki gihugu cyaba gitekerereza insengero zagomba kuba zujuje ntabwo nabibonyemo nk'ikibazo gikomeye gusa nagiye mbona abantu benshi batandukanye babivugaho mu buryo butandukanye ariko burya umwanzuro iyo ugifatwa ariko mu minsi iri imbere muzabona ibyiza byo kuba insengero zimwe zitujuje ibisabwa bandi batanga ubuhamya ko icyo leta yabakoreye ari cyiza kurusha yego hari ababangamiwe ariko burya umuntu arasenga asengera aho yaba ari hose ariko kuba wasenga ubangamira abantu kuba wasenga utekamo imitwe kuba wasenga hari ibintu runaka bya bindi biberamwo ntabwo biteye ubwoba kuba leta yafata icyemezo igize bimwe ivuga ati nimukosore ibi ngibi numva yuko itaciye amadini ahubwo yaravuze ati mwikosore mukora byaba byuzuye ibyo niko nabifashe mu gisubizo mutanze mukomeje kuri infrastructure cyangwa se ibikorwa remezo aho umuntu agomba gukora ibintu byuzuye kugira ngo akore ibintu bikwiriye ariko nemuza gukomoza ku myitwarire y'amadini aho mwavuze ati ntabwo ari byiza ko mwakora ibintu ngo muri gusenga mugakuramo ibyaha icyo gihe byaje ku myitwarire kurusha uko ari ukubaka ibintu runaka nabaza ese hari icyo mubona tuvuye ku bintu byerekeranye n'ibikorwa remezo by'idini hari ibindi ubona bitameze neza bidahagaze neza mu kwemera cyangwa se wabonaga mbere y'uko uno mwanzuro ufatwa reka wenda twese turi abanyarwanda turi hano mu Rwanda ariko hari ibintu byagiye biba ugasanga nk'umuntu araje akodesheje inzu yawe yo kubamo arayifashe wowe mujyanye amasezerano ko agiye kuyibamo akahindura urusengero
urumva ntabwo aba yubahirije amasezerano ni hahandi abangamira abaturage baturanye, aravuza ingoma, aravuza amaradiyo, aragusenyera inzu yateganyije kuba n'umuryango, ibikorwa remezo by'inzu igomba kuba ifite bikasenyuka. Ibyo ni uburyo hahandi wumva ukumva abaturage barahamagara ku karere, ku murenge, kuri polisi. Izo ni ka zagiye ziba mu buryo bwinshi butandukanye. Ikindi cyagiye kiba hahandi ugasanga wenda muzabaze n'abindi muzanabegere, hano ufata abantu barwaye ukabatwara iwawe, ugiye kubasengera muri urwo rusengero, aho kugira ngo baganishe kwa muganga n'ahandi ukabizeza ibitangaza, bikarangira ba bantu baje gusengera iwawe bahapfiriye. Ayo ni amaka yagiye agaragara. Hari izindi ka zagiye zigaragara aho usanga nk'imitungo y'urugo, aho umugore arara yagiye mu byumba, yagiye mu nsengero n'aha, umugabo yasigaye mu rugo, ugasanga byane biteje amakimbirane mu rugo. Ibintu byinshi byagiye bibaho, imyiryane hagati yabo, kutumvikana ku maturo, kutumvikana ku nsengero bubatse, ibyo byagiye biba. Ikindi ubuhanuzi buteye ubwoba. Yego. Nkurikije igisubizo utanze, abantu uko basanzwe bazi idini bihabanye cyane n'ikiri gukorwa n'amadini nk'ikiri igisubizo utanze, kuko idini ubundi yigisha kubana neza, kudahemukirana, kwirinda icyaha, ariko bitangaje cyane iyo ariyo yijanditse muri ibyo bintu by'ibyaha. Ariko uretse ibyo ko idini ubundi yigisha kubana neza, hari izo nyigisho tubona, ese hari icyo ubona amadini yateye, hari ingaruka ubona amadini yaba yarateje mu mibanire y'abanyarwanda mu busanzwe? Yego. Amadini ubundi ni umufatanyabikorwa wa leta. Ndumva bazi jafu n'ubona amadini abazwa muri jafu. Yego. Amadini ubundi yunganira leta, twavuga nka Kiliziya Gatolika, Isilamu, Protesta, ADPR. Hari ibikorwa remezo yagiye akora pe, amashuri arahari arigaragaza, ama-university arahari arigaragaza, hari amakoza compassion zari zagiye zizamura abantu benshi. Icyo ni ikintu kimwe kigaragara amadini yaragerageje. Ariko hari ayandi yagiye kwa kundi batumvikanye, hamwe bamwe bakaba barwana n'abavuga n'ubutegetsi, amadini bamwe bibyihe, bamwe bagiye barasirwa za Rusizi murabizi, bagiye baturuka hehe. Ariko wishatse kuvanga amadini, ibyiza byayo, bibi byayo, ubundi idini icyo rimaze, wamugani wawe uvuga uti habaye ngo bakabura idini, ni ukwigunga, kubura idini no kwigunga. Iyo abantu abagiye hamwe n'Imana irabasanga. Amadini kinafasha iyo wihebye ukegera n'abandi bantu, baraguhumuriza, muraganira, murayaga, bakwereka ibyiza biri imbere. Ariko iyo byatangiye kuzamo kwiba, gusahuranwa, kwica, gutuma abantu bapfa, icyo gihe ntabwo ari byo. Numva rero nta kibazo cyakabaye kibaho ko amadini basaba ibyuzuye no kuba yakontororwa. Ikindi ko amadini yasoreshwa, akagira inyungu zibyara, kuko ujya kubona ukabona nk'umuntu yarakennye cyari kiriho, agahita akora business y'ishuri, akaza gukodesha inzu yawe agasiga yangishije, agasiga akuyemo urusengero rwe, akuyemo ikibanza cye, ariko agasiga asenye ingo z'abandi. Urugero nago umugore arakora akazi cyangwa se umugabo akora akazi mu kigo runaka, arahembwa, mu rugo iwanyu nta modoka muragira, muracyakodesha, ariko ugasanga umuntu aragusaba umushahara wawe uhembwa, umuntu aragusaba ikintu runaka, itegeko rivuga iki? Wabangije umutungo, ubusesaguye umutungo. Igihe mwebwe muramutse mukoze ikintu umugore n'umugabo mutumvikanyeho, icyo kintu cyagiye giteza amakimbirane cyane muri sosiyete nyarwanda, ndetse n'ibirego byinshi byageze mu nkiko, ingo zagiye zitandukana, usanga harimo urwo ruhare. Sinzi muzabashe nk'abanyamakuru muzabashe kwegera nk'inzego nka RIB, ubucamanza bw'u Rwanda, abazi ibibazo baba barahuye nabyo bitejwe n'amadini. Yego. Ariko ukomeje ku cyerekeranye n'umuryango, imibanire, uvuga ko hari igihe nk'umugore ashobora gukora ikintu atumvikanyeho n'umugabo bitewe n'uko afite umutungo ashaka gushyira abanyamadini, ariko uriya mutungo ntabwo si n'ituro muri make, ntabwo ari ubucuruzi agiyemo, ni nk'uko ashobora kugenda n'impano muri make, kuko idini yayirimo aba yarifashe nk'umuryango.
ese ko ashobora kujya mu rugo akabona wenda akavuga ati musaza wanjye reka muhe inka, ese afashe pasiteri akamuha inka we, ibyo si biri mu rwego rw'impano? Ni ngombwa ko iyi turo mujyi twarirebera muri sansi yo gusesagura kandi ari impano yatanze bitewe n'uko yumva yishimiye pasiteri we? N'urugero aho ngaho tugiye kubitekereza gutyo ni ukureba hafi. Amadini yagiye aturuka, amadini y'inzaduka, amadini twebwe mu Rwanda hahozeho amadini runaka, akungiye kuguha urugero. Icyo twita impano ni iki? Icyo twita gusahura ni iki? Impano ni ikintu cyawe ubwawe ufiteho uburenganzira bwawe, nta wundi muntu mugifatanyije. Ariko se noneho niba uzi ko wowe icyo twe dufatanyije, wagiye wahanuriwe, waje waturera ya nka twari dufite mu rugo, ya nka kuzatwara umwana ku ishuri, ya nka kuzakamirwa umwana, ya nka kuzakamirwa umuturanyi, ya nka kuzakora iki n'iki, ukayifata kuri uyu mugabo ukayiteka ukayishyira pasiteri kuko yaguhanuriye visa. Ese mu by'ukuri mba nubahirije inshingano z'uwo tubana cyangwa manangije umutungo? nibyo. Icyaha ni iki rero? Icyaha ni iki? Icyaha ni ikintu ukora kikabaza mugenzi wawe, icyo nicyo cyaha. Ese nta cyaha kiba kibayeho mu itegeko? Se ni iki? Icyaha ni iki? Ni igihe wambuye iki, watwaye ikintu ufayije n'undi muntu ataguhereye uburenganzira bwacyo. Ese ko umuntu aka kanya abantu ntabwo babuze imyemerere, ese aho gushaka cyangwa se kubaka umuryango ntibishobora kwica uburenganzira bw'umwe, cyane cyane uburenganzira kuko itegeko cyangwa se ahantu hose amategeko yemeza ko umuntu agomba gusenga aho yumva nuko abishaka, kandi agakurikiza ibyo asanze abasenga bakora, kuko ntabwo bajya gusenga ngo uvuge bino sindabikora kuko ariko se sinibaza ko amategeko aka kanya y'umuryango, nimba umugore ashatse umugabo cyangwa se umugabo agashaka umugore, hari inshingano z'idini yemerewe kuzuza uko akwiriye, agiye kwica kugira ngo atabangamira mugenzi we. Yego. Wenda sinumva ikibazo cyawe neza. Icyo mvuga ni iki? Yego. Umuntu agiye gusenga, umugore agiye gusenga agomba kuzuza inshingano za hariya, ntabwo wamuhagarika ngo ni ukuri umugabo we. Ese nareka gutanga ituro mu byo mufite mu rugo, ntabwo uzaba utangiye kwinjira imyemerere ye ukumva ko atari igihe cyatanga ngo nuko ari cyo mu rugo kandi afite uburenganzira bwo kuzuza inshingano z'urusengero. Reka dutandukanye ibintu bibiri. Hari urugo, uwo ni umuryango, ni umuryango. Hari urusengero, iyo ni imyemerere. Na Bibiliya iravuga ngo ibya Kayisari muharire Kayisari, iby'Imana muharire Imana. Ese dufate iby'umuryango w'abana 8 n'urugo tubivange n'ibyo kwa pasiteri? Ese babandi basigaye 7 bo baraba bandi? Ikintu kibaho nuko akajagari kacika. Kamwe nk'urugero rufatika, ngiye mfite abagabo inshuti zanyu, ariko n'umugabo umwe ntari buvuga izina, mu minsi ya vuba amatora ari yegereje, arahambwa ati se Richard, ngiye mfite ikibazo gikomeye. Ati nk'ubu umugore wanjye yagiye ejo bundi amaze iminsi 3. Nari nje kukureba nkubwira ikibazo mfite ko ndiko wamfasha, none ubu arimo kumaza ngo ndi hehe. Ese ubu ngubu ko we amaze iminsi 3 atari mu rugo, nkaba mvuye mu rugo runaka arimo kumfasha urufunguzo, akabaje arimo kuntukora ndi umusaza nshaje, ubu inyungu arimo kundemera ni izihe? Ese imbuto arimo kundemera ni izihe? Ese biramutse ari ngewe ufashe iminsi 3 nkaba mu gasozi ataza hondi, yabifata gute? Si byaba byakomeye? Rero hari ikintu cyari gisigaye gihari, ari nacyo wenda leta yafashe n'imbaraga n'ibibazo byagiye bigaragara, ariko pe hari kujya gusengera ahantu hatazwi, ahantu hafite ubuziranenge, aho abantu bagendaga bagapfira bagiye gusenga. So yewe numva imyemerere y'umuntu itavangwa n'imyemerere y'urugo. Ivuga byose biri gutunga agatoki amadini, kandi ayo madini yose uko narebye ni amadini akomoka mu mahanga. Ni ukuvuga ngo aya madini yaje nyuma wumva nabi. Hari n'idini gakondo, hariho kubandwa, guterekera. Uvuga iki ku idini gakondo?
ibyo byose rero biri aho ngaho reka turibwo twasanze tunafite nabyo ibintu byose byaje mu butubuzi byaje mu bwesikoro ntabwo mvuze ngo wajya ku umupfumu akakuragurira akakubwira ati urabizi nabonye mushiki wawe yakuroze nabonye yakugiriye ishyari nzanira inka nzanira iki sindamye ngo harimo abantu abukuri gusa icyo wasanze uracyemera kuko utaremye ariko ngira nkubwire ngo ugiye kureba abapfumu bari muri uru Rwanda naguha urugero hari nk'akarere ntari buvuge n'umuntu ntari buvuge ushaka kugenda ukinjira mu kagari ugasanga harimo abapfumu 10 mu kagari kamwe ugasangamo abapfumu 10 bakoramo yego banabyigisha abandi ngo baraciriza umuntu akaba akagenda aherekeje mu agiye kuraguza yagira akaguma kuri uwo mupfumu akamugisha ukuntu batanga imiti akajya kumuhagararira ahantu runaka ariko se mu by'ukuri ninde muntu wagiyeyo akabona ubwo buhamya buhambaye sinakana ko abariho batariho batanabishoboye hari abariho ariko se nanone bahanze unishyure bahanze ukora iki nk'ibihumbi 100 nka miliyoni abantu barakinnye abantu barashize amatungo yabashizeho rero ibyo ni ibibazo ugasanga umuntu atanga uruhamya udufite abantu barimo gutanga ubuhamya ku maradiyo hari abatanga ubuhamya kuko bahawe amafaranga tuvuge urugero maze aba banyamakuru umupasiteri umubishopu araza kureba aturabizi njyewe nzakora ibitangazo uyu munsi rero uzaze njyewe uzamfatire bano bantu uzafokasinge kuri aba ngaba ari bufataho akora ibitangaza aba yavuganye na Fredina aba yavuganye na runaka wenda uraza mu kagare uraza nk'umuntu utagenda ushushanya abantu wigize nkaho urwaye agutsa ibirema biragenda wenda ushatse ko ni ibintu bapanga ntabwo ari ibintu yego ufite gihamya koko se hari benshi abantu abantu ayo mafaranga abantu benshi bamaze kuyakorera tumana badasenga so ubwo rero hari none se wewe hari uzi wewe yacitse amaguru yagiye ukabuzi kuti ubu ngubu turavukana ni muramu wanjye ni mwene wacu ngira yarwaye imbavu yaragiye ajya gusenga wowe dushake n'ahandi hose hano muri uru Rwanda wari urwaye imbavu agahaguruka akagenda ukaba wari umuzi ati muri karitsiye yari ahari ninde wabuze ariko uzagenda ubona abantu bahagurutse aho basengeye bakagenda ese yamaze kubasengera bajyahe ko utonde kubona batanga ubuhamya ko basengewe ubwo utabona basi batanga ubuhamya ni ukuvuga ngo ni ibihe ariko twebwe byane tuba tubonye tuba tuti buri Imana iri hariya yego ariko ntabwo mbuza abantu gusenga kuko Imana iravuga ngo nabamenye kera none si Imana ko nayo batubwira harabo niba bashaka kwigisha bo bashaka kuvuga na Bibiliya bashaka bavuga ijambo rimwe kavuga ati nakumenye kera utaraba urusoro mu nda ya nyoko ndetse n'iminsi yanyu yose yo kubaho ndayizi ngo nzakurengera nzahagarara ku gikingi cy'irembo igihe abanzi bazaba guteye kuko iryo jambo bataryigisha Imana yakumenye kera ndetse n'iminsi yo kuba ikabizi ni iki kintu Imana y'umuntu we yaguhindurira none niba ntabwo numva icyo yaguhindura nibyo ariko niba koko amadini n'ibyo bibazo byose kandi akaburi tubamo gusenga kakanya byabima kuko nanavuze ati ntabwo nakinege abantu gusenga byo ikiza kiri mu gusenga none ni iki ikiza kiri mu gusenga wegerana n'abantu strepent wegerana n'abantu ntabwo wigunga burya ntihanwa n'agahinda igihe uhuye n'ikibazo ugabana n'ukiganiriza bagukorera counseling bagukora deliverance counseling kuko rero yarubabaye ihangana ibingi bikubaho ntabwo ari impanuka Imana yimenye kuva kera ijya kukurema ariko ujye kuvuga ngo ngiye ndaje niyo sande yawe nkukureho umubabaro kandi umubabaro ngiye nawe agahinda nahuye n'urugero n'imfubyi ya jenoside
bamwiciye ababyeyi bamwiciye bamusahuye bamutwariye ibintu byose aricara akigunga aratinya kujya kureba isambu y'iwabo ntahagera wowe ukamubwira uti ibyo byose bikuriho ni karande uramutse utanze kiriya gihande kimwe gito wasigaranye tugashyiramo urusengero ujya wakira ese uwo muntu wamukijije ntabwo umukijije Yego. ariko ndumva nkurikije igisubizo utanze aho ngaho uzi uti ntabwo icyiza kiri mu gusenga wegerana n'abantu ni isanamitima counseling yego bakugira inama Yego. ese umuntu yahisemo aje akakwatira njyewe ntabwo nzajya njya gusenga mfite inshuti zanjye 10 duhura turaganira bikagera ku mutima ariko si ugusenga dushobora kuba duhura wenda mu kabari mu rugero hari club dufite yacu aho twicara ku mugoroba tukaganira akaba ati njye ntabwo ndajya gusenga pe uyu muntu wamushyigikira ese kankubaze kuko inyungu mu rusengero nimba ari gusenga kankubaze aya madini kubaza yego kankubaze ngereza aya madini yaje ryari amadini yasanze abanyarwanda batariho yasanze abanyarwanda batagira kirazira yasanze abanyarwanda batanywana yasanze kwiba atari icyaha yasanze guhemuka atari icyaha yasanze gutwara imyenda n'ibindi bintu byose bitarahanwaga byarahanwaga nzi kuki ibyo bintu ko hariho kirazira ukaba uzi ko nanywanye nawe ese kirazira twahanye ibihango sibyo yego ikizere ko yaje kura kirazira ntabwo buriya kirazira bose twabisiga mu byahise ariko reka tunaganire turabivugeho ese kirazira twebwe turimo kuvuga ese ndeka turebe uruhare rw'amadini muri jenoside yakorewe abatutsi tuba tuyireba aho ngaho ntabwo abanyarwanda muri 1994 bubatse insengero abanyarwanda bari bafite umutima wo kumva yuko naramuka ahungiye mu rusengero ahungiye muri kiliziya ahungiye mu musigiti hazahabona imana ese abandi banyarwanda bagenzi babo batinye kuhabikira ese abapasiteri batinye kwica abakirisitu ese abakirisitu batinye kwica abapasiteri ntabwo babitinye ese abashehe batinye kwica abayisilamu batinye kwica shehe batinye kumusahura batinye kukuviyora mwese tugende mu by'ukuri urugero twabonye nk'abanyarwanda muri 1994 niho abantu niho umututsi aticiwe niyo yahungiye akabonera amahoro ngaho nyine ku bwiza twakwiye kuba tubona ubu ngubu sibyo mu rutikiriza bayigiyemo uyu musigiti bayigiyemo iya DPR bayigiyemo tuvugisha kuri nk'abanyarwanda twiyo turi hano rega hari abantu barabibonye abantu barabizi ese ngo turashingira kuki rero amadini hari ibintu byinshi bikorerwamo buriya twe tubona ibiri inyuma ariko ibiri imbere ntitubibona urugero ntabwo ubuhanuzi kamwe n'urugero muri FDLR twari tuyiganiraho tunabivugaho n'abandi bose bayivugaho ikintu cyose kibaranga ni ubuhanuzi ese urakora ubuhanuzi wica barahanura akanahanurirwa uhanura wica ntabwo bishoboka kankubaze turebe noneho tuve n'ahangaha mu Rwanda reka turebe Al-Shabaab turebe ahangaho za Mozambique turebe ahangaho za Israel aho ngaho sibo bavuga ko Yesu ariho yavukiye ariho iwabo ese iyo wambara igisasu ugaturikana ubutaremye uburwana ni iki so buvusha amaraso n'ubukoze icyaha ese uvuga ko wabyaye Yesu Kristo ukavuga uti navukiye Yerusalemu navukiye Israeli twebwe tukayiramya tukamenya igihugu cy'abandi ubu barimo gukora muri Palestina ntabwo bihagije ese nibwo bimana reka turimo kwindanga turabigarukaho ngaho reka turebe mu madini ari i Burayi muri abo ngabo bagiye bayazana reka turebe mu Bubiligi turebe mu Bufaransa turebe muri Amerika ese ayo madini yabo yo hari abantu bakiyajyamo izo sengero zabo zijyamo n'abangahe muzakora ubushakashatsi murebe muzasanga abantu bagitsimbaraye ku madini ari abantu bari primitive bagifite imyumvire iciriritse hariya igihe cyo gusenga usanga hajya abakecuru umwe babiri usanga amashapeli yaho muze kubera namwe murabona niko bimeze so none twebwe niba ikintu runaka kirimo guteza ibibazo
bikagaragara bakavuga ati okay murasakuriza abantu, hari umwana ukeneye gusinzira, hari abarwayi bakeneye kujya kwa muganga, umuntu yararwaye ibi n'ibi none uramuhamagara ngo vuba tugusengera, umuntu aguye iwawe, wowe uravuga uti ngiye ndi umupfumu za gakondo zawe, ukavuga uti umuntu arwaye diyabete, umuntu arwaye izindi ndwara araje, umuntu yarwaye urushwima, ukavuga uti ngiye nzakuvura, kandi izo ndwara akaba ajya kwa muganga akavurwa. ubwo se koko iyo bintu si dushaka. Uko ibintu bimeze bigaragara ko idini muri make cyangwa se ukwemera gufite byinshi kwangije, kutari ku murongo neza. Ibyo twumvise, idini ifite ibibazo byinshi iteje, ya mu mibanire, mu mikorere, ifite ibintu byinshi, ibibazo byinshi iteje mu bantu. Wanda bikomeye uti n'ibiraya idini yaturutse naho byose yagiye ituruka muri Aziya na hehe, usanga abantu batagifite ubwitabire, ndetse n'abasengeri bandi bakiri primitive, babasaza n'abakecuru. Ubwo wowe ubona ute abantu babayeho nta dini, reka bakabyeyi by'idini bakabaho gutyo gusa, cyane cyane uvuge kuri ya mbere y'u Rwanda, kuko ubwo u Rwanda tukaho nta dini, n'ubundi ibyo byatugejemo ntabwo ari bizima, ntabwo dukorera ibintu bizima, idini rikavaho twe tukiberaho ibindi nta gusenga. Ubona ute? Cyaba ari ikibazo. Cyaba ari ikibazo. Kandi twagize ibibazo. Aba ari ikibazo. Navuze ko idini ni itorero aho abantu bahurira, nko guca ingwate imyidagaduro. Uramutse uciye imyidagaduro se ukabuza abantu kwishima, kunezerwa, erega aho muri babiri abishyizemo nta kibananira. Rero turamutse tubaho nta dini dufite, ni ukuvuga ngo twaba tuba nta muryango dufite, tutenya kamwe. Ubundi kuvuga idini bakabona turamutse tubayeho nta muryango dufite. Twebwe tureba idini nk'umuryango, twakureba idini as a weapon, nk'igikoresho runaka umuntu akora apinagaza undi. Reka turebe ubundi bwese bumaze iminsi bubaho, byinshi ibintu byinshi bigenda mu matorero cyangwa se no mu madini. Reka turebe ifite akamaro, ibidafite akamaro tubijugunye no mu buzima busanzwe. Nta byera ngo de, ariko hariho n'ibyiza. Ntabwo uhaye urugero, hari ibyo nka Kiliziya Gatolika yangijije, hari n'ibyo yanakijije. Hari abantu babashije kwiga babikesha Katolika, hari abantu babashije kwiga bikesha Islam, hari abantu babashije kwiga bikesha Abaprotesta, hari abantu babashije kwiga bikesha ADEPR. Ahubwo ikibazo ubwo busigamatashyo, ubwo buce bwagiye buvuka, niba ngiyewe n'umugabo mu rugo, ukabura umugore mu rugo, ugashinga kawe, ahubwo ukajya guhanura ibiteye ubwoba, ibiteye abantu ibibazo. Numva twakabaye duhitamo ibituganisha heza, tukareka ibiti bigana ahantu habi, tukaguma kuri wa muco gakondo nyarwanda na kirazira, tukareba ubumuntu, kutwo twareba kwangiza. Urugana aho n'ibibazo ukihangana, kuba mu kibazo uyu munsi urahinduka. Yego. Ukomeje mu iterambere ry'ibihugu bitandukanye, mbega iterambere ribaho ariko rikomotse ku idini cyangwa se kwemera, aho uvuze ingero z'amashuri n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye bifitiye abaturage ndetse na sosiyete akamaro. Ese ibi ntabwo bikorwa mu Rwanda gusa, bikorwa n'ahandi hirya no hino ku isi. Ako n'abagirira hirya no hino ku isi, ugasanga leta zitandukanye zifite uburyo zitumvikana n'amadini, kandi akora ibikorwa byiza n'ibyo byose by'iterambere n'ibikiri, ugasanga hirya no hino ukurikiye ukareba, usanga hari ibibazo ibihugu byagiye bigirana n'ukwemera runaka cyangwa se n'iki, ugasanga ntabwo hitaho izo infrastructure cyangwa se ibikorwa remezo byakozwe, ugasanga leta zitandukanye hirya no hino ntabwo zumva neza amadini. Ubona impamvu ari iyihe? Cyaba ari ikibazo. Buriya ikiswe leta cyangwa se ubutegetsi, ugomba kugira ngo bukomere, ugomba kuba ufite control kuri buri kintu cyose. Rero buriya itorero cyangwa se amadini ni ubutegetsi mu bundi. Ni ubutegetsi mu bundi. Leta iramutse irangaye bwayobora. Kuko nk'urugero, Gatolika hano mu Rwanda ifite 70% y'abanyarwanda. Ubwo se noneho nka leta iramutse idakontorora Kiliziya Gatolika hagiye umuntu yinjirira akayicishamo imiyoboro itari myiza,
ese ubwo waba wizeye ko icyo kintu ukiri ijana ku ijana rero hari imyizerere leta ifite amategeko yayo yigisha ishaka guha abiyobora abagenerwabikorwa bayo aribo abaturage simbuze igihugu kimwe runaka ntabwo nk'urugero nka Kongo Kongo kiliziya gatolika ihora ihanganye na leta ifata ibyemezo leta ikora ifata ibyemezo abandi bafata ibindi byemezo bakabivuguruza bakojeje imyigaragambyo abantu basanze mu kiliziya batemanye abantu bakoze ibindi so ni ngombwa yuko idini cyangwa se itorero ni ubutegetsi mu bundi ni ngombwa yuko leta iba igomba gukontorora buri gikorwa cyayo icyo ari cyo cyose kuko leta iramutse irangaye idini rishobora kurangiza leta niyo mpamvu leta igomba kuba vigilance igomba kugira ibyemezo ifata iramutse ubona ko hari igihe bibangamiye abaturage bayo cyane cyane ko bigeze no kumaza ku bibazo by'amadini n'ingaruka byagiye bigira nk'amateka yabaye bagiye banyura mu madini kugira ngo bashyire amatwara mabi mu bantu yego dusoza watanga umurongo ki ku banyarwanda by'umwihariko mu bijyanye n'ukwemera yego murakoze cyane nishimiye ikiganiro mwampaye ntabwo ndi umuhanga mu byo navuze ariko ibyo navuze n'ibyo mbona biri ku isi bimwe mu bantu binakorwa binabaho dusoza rero kuvuga ngo nize nama natanga mu myizere no mu myumvire igihe cyo naraga abantu uko bagendera kuri kirazira bakirinda guhemuka bakareba gakondo bakareba umuco bakagira ubumuntu bakirinda guhemuka icyo gihe uzaba ugize imana ukubaha mugenzi wawe ugakunda mugenzi wawe ukarengera mugenzi wawe mukabaho nta muntu urara ugukubitiye agatoki uwabaye ukamufasha urwaye ukamujyana kwa muganga hakabaho gufashanya hakabaho kugira neza ntihabeho ubwicanyi niba ari kuvuga ngo nakoresha ikintu runaka naturiye abantu runaka amagereza yuzuye abapasiteri yuzuye abantu basengaga abicanyi byose aho ngaho ubwo se ni gute wazahumuriza umuntu uti iri dini n'iri igihe cyo nakwifuriza abantu muri rusange no kugira urukundo kubabarirana kwitanga no gukundana murakoze cyane nizere ko ubutaha dukeneye ubunararibonye bwawe tuzongera tukakubona yego murakoze cyane